ese Bruce Melody ntabwo mukunda, nta gikundira afite, cyangwa se ntabwo azi kubana na media, ntabwo azi amayeri yo kubana na media, cyangwa se hari imyitwarire ya Bruce Melody ituma nyine abantu batamukunda? Tutabeshyanye, Bruce Melody ntabwo yereka urukundo pe, tubigizanye kuri Bruce Melody ntabwo yereka urukundo. Sasa ndagira ngo twicare tuganire, yaba abafana ba Bruce Melody, yaba abafana ba The Ben, yaba abafana ba Christopher, abafana b'umuziki nyarwanda muri rusange, twicare tuganire kuri ibi bintu kuko birababaje man. Ndagira ngo muvugishe ukuri, sibyo? Iyi post ndabizi iragera kuri management ya Bruce Melody, iragera kuri Bruce Melody, ya muvugishe ukuri murebe ikibazo hano kiri. Ni Bruce Melody utazi kubana n'abantu baba muri media, ni Bruce Melody ufite imyitwarire ituma abanyarwanda bamwe bamutakariza icyizere ntibamukunde. Bruce Melody ntagaragariza urukundo bro. Reka mbasubize inyuma y'imyaka mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2021 nibwo hatangiye kuvuga amakuru yuko Diamond Platnumz yagiye gukora indirimbo na The Ben. Ntabwo iyi yari yo kurabo ya mbere umuhanzi nyarwanda akoranye na Diamond Platnumz, ariko ndagira ngo mbibutse kuva kuri iyo tariki ya 21 mu kwezi kwa 11 kugeza tariki 4 z'ukwezi kwa mbere ari ndirimbo ya Diamond Platnumz na The Ben yasohokeye man, media yose guhera ku munyamakuru kugeza ku blogger kugeza nyine mwari muhari namwe ndabizi ko mubyibuka, nta kindi kintu bavugaga The Ben na Diamond Platnumz, The Ben na Diamond Platnumz bagiye gukora indirimbo ya Danje, bagiye gukora ibiki, nibyo bintu byavugaga gusa. Ariko the guy Bruce Melody aka kanya sohoye tiza igaragaza ko agiye gusohora indirimbo na Diamond Platnumz, asohora amafoto, asohora ibiki, ibyo bintu byavuzwe iminsi 2 kugezaho The Ben kuba gari kumwe na Diamond Platnumz ngo mu ndege ngo bateze ngo bagiye gukuririmba ngahantu bagiye kumurika kabari, ibyo bintu bikaza bikavugwa iminsi 4-5 bikahita bimira Bruce Melody kagiye gukora indirimbo. Ngaho nyumvira industry, aba bloggers, abanyamakuru, abasesenguzi, none bisigaye binagoye gutandukanya mu blogger, umusesenguzi n'umunyamakuru, bose mbona ari aba blogger, ibo bose bakaza bivugira uruhande ngo indirimbo ngirahiye, indirimbo ntiza, ugasanga bose nyene nibyo bibereyemo. Abiyita ibitangaza ntimukunda Bruce Melody, media yo mu Rwanda ntikunda Bruce Melody man, ntago bamukunda. Sinzi niba ikibazo ari Bruce Melody wenda utazi kubana na media, cyangwa se ufite imyitwarire ituma ibitangaza mutagaragaza ko mumukunda, gusa ntabwo mumukunda. Bruce Melody arasohora tiza igaragaza ko agiye gukora indirimbo na Diamond Platnumz, kagira comment 900 bro, mu gihe witwa The Ben ashyiraho poste, cyangwa se nabo ba Chrisizi nabandi bashyiraho poste ngo bahuye ngo na Makanyaga Udu, ugasanga agize post comment 3,000 kuzamura man. Bruce Melody ntabwo mumukunda. Nekereza ko na Bruce Melody agomba kwicara akitekereza, akareba ikibazo ahantu kiri, kuko izi kurabo reba Bruce Melody rekaze mbagarukiraho umubare w'indirimbo za kurabo kandi ziri international, zakabaye zarabaye international Bruce Melody akoze muri iyi myaka 3 ishize, ariko nyine abanyarwanda bafashe nk'ibintu bisanzwe. The guy yakoze album ya mbere mu mateka y'u Rwanda ya Danje yigeze zibaho, ariko abanyarwanda mwayifashe nk'ibintu bisanzwe. Rekaze mbibutse kurabo you Bruce Melody akoze muri iyi myaka 3 aho atangiye gukorana na Coach Gaye, twanashimira Coach Gaye. Ibindi bintu Coach Gaye yakoze mu muziki ntabwo mbibona, ubundi mbona nyine mubonera muri Bruce Melody, imikorwa ya Bruce Melody nto mbonera ibintu Coach Gaye yakoze muri industry y'umuziki nyarwanda. Naho abandi ba Kenisoro n'ababandi ibintu nta kintu yahinduye cya Danje mu bikorwa byabo. Bruce Melody muri imyaka 3 yakoranye na Shaggy, akorana na BN, akorana na Joboy, akorana na Black Diamond, akorana na Harmonize, akorana na Calligraphy Jones, akorana na Eddie Kenzo, akorana na Inosby, akorana na Diamond Platnumz. Iyi ndirimbo igiye gusohoka, mubwiza ukuri muri izo ndirimbo maze kukubwira zo zasohotse hejuru, indirimbo yarebwe cyane When She's Around kuri YouTube, ubwo no turi yarebwe na 8,000,000 mu gihe izindi ari miliyoni nye gusubiza hasi. Can you imagine? Mu gihe the guy wa undi wo mu Gatenga, the guy ufite weri ku gikundiro, The Ben afite igikundiro bro. Sinzi nyine niba Bruce Melody agomba kwicarana na The Ben bakaganira, akamugira inama y'uburyo bikora. The guy afite igikundiro bro, araza kikutirana indirimbo ngo yitwa nisanze nkunzo umuntu ntazi, ikaza ikubita views miliyoni 10 kuzamura bro. Yayikoranye na ba Chrisizi na ba Element na ba Kevin Kade. Ubu indirimbo aheruka gusohora yitwa Foromiana, n'abantu muri kuvuga ngo ni Foropiana. Ira ndirimbo ntago izajya munsi bihaye amezi 4. Ira ndirimbo mutasanga ifite views nk'iyifite ari miliyoni 8 kuzamura bro. Collabo ya Bruce Melody na Diamond Platnumz irabura icyumweru kimwe n'iminsi mike ngije hanze, ariko ibintu birasanzwe, ibintu mwayifashe nk'ibintu bisanzwe. Iyi ni collabo ya mbere mu ndirimbo zose Bruce Melody yakoze, bikanga agerageza gufata akarere bikanga. Iyi niyo ndirimbo ubundi yagakwiye kumuhindurira ubuzima bro. Ariko media, abafana be, abahanzi bagenzi be, ibinyamakuru, ababloga n'abasesenguzi, urabona nta kintu bibabwiye bro, nta kintu bibabwiye kabisa. Urabona bose ikibashishikaje no kuvuga ngo iyo ndirimbo nayo nisohoke izibe flop nk'izindi zose.
ibitangaza murabeshya ntabwo mukunda Bruce Melody bya nyabyo handi izajya kubita post imwe mugahita mukubita ku comment ibihumbi 200. Sasa tuganire uyu mwanya reka dusesengure twese, buri wese afata umwanya sesengura avuga ati Bruce Melody ikintu gituma ibintu byibubona nyine abantu batabihaye attention cyane ni ibi ngibi, kandi abakozi yo bwabaga Bruce Melody man. Murabona ikibazo ari iki? Ni Bruce Melody utazi kubana na media, ni Bruce Melody utazirikana, ni Bruce Melody utazi gukora, utazi nyine kwegera abantu bamufasha gukora promotion nyine muri media muri rusange. Ni Bruce Melody ufite ibintu akora nyine ukabona ko bituma agaragara nk'umuhanzi usanzwe, cyangwa indirimbo ze ziba zisanzwe nazo. Tuganire mubwire ukuntu mubibona.